हम तुम्हें ya bimeze bitereka dukomereza hano episode ya gatatu nirani naho umusobanuzi aracyari bingo bibutsa ikintu kimwe gusa उनके तुम्हारे पास नहीं आएंगे bayikeneye izindi episode twandikiye kuri WhatsApp yacu 0787 karindwi kane gatatu rimwe gatatu karindwi sibyo reka tuyitangire noneho neza ku mugaragaro kabisa ya But एक चीज अभी भी बाकी है. The special moment of the akanya kadasanzwe kuri mugoroba rero kare kageze presenting rero nagira ngo bapresente Kiara with my handsome Veer bhai. ndetse na musaza wanjye Bogari Phil utiri ijoro ryari ryo kwambikana impeta sasa arangije gufatira impeta rebe nuko dutangiye episode ya gatatu rani nawe umusobanuzi aracyari bingo yakomeza kumwitegereza ine bagiye kubana uko buri nyuma y'iminsi ngahe harya ntago nibuka murebe muri episode ya mbere muraza kubimenya Magdwani Diamond iyi ni System Magdivani wristwatch खास आपके लिए. इसकी ako nakawe rero please ariko ntago byari ngombwa oya Queen Elizabeth II umwamikazi Elizabeth his business niwe wayohereje Kiara nk'impano टूर रही है. nk'ishema ry'umuryango wacu की शान बढ़ाएगी. I'm honored. बहुत बहुत hari शुक्रिया. impano yoherejwe n'umwamikazi turuka mu Bwongereza sasa kureba hano byari bitangiye kumutega ukuntu barabanza babitunganya neza ntabwo yikoraho रानी साहब आपकी साड़ी isari yawe namaze kuyigukorera neza कोई भी बात ठीक से समझ में नहीं ikibazo ntabwo ujya ubona ko hari ikintu ndi kukubwira ni nko kubwira intumva akira mfasha se nyine bahita babimuhereza मैम ये आपके लिए mabusha ibi ni ibyawe urabasha hano थैंक यू urakoze cyane Haruna we मेन्यू से हटके खास आपके लिए बना है आपको पसंद आया uyu sasa agiye gukurikirana ibya menu bimeze bite biraryoshye se cyane biraryoshye Haruna we ariko ndabona uri umwana mwiza स्वीटनेस हम गरीबों पे भी छिड़क nawe se ubwana bwiza bwangera दें कौन से पाप करें ये सारा का सारा प्यार नंदिनी मैडम का जी छोटे कुंवर सा किचन में काम है umva nagira ngo mwibutse ko mu gikoni hari akazi kari gupfayo genda se nyine Vikram क्यों परेशान करता रहता है? kuki ubundi igihe cyose uhora umugora क्या सही है ni byiza pe कायजा और उसके हाथ का मीठा मीठा खाना विद एक्स्ट्रा स्माइल igihe cyose uri kumwitegereza ugatangira kumwenyurira nibyo nyine nari ndi kuvuga हाँ वो बेचारा रसोइया तेरे को अपना एप्रन समझ के तुझसे प्यार कर बैठा तो चल तू तो जैसे तैसे काम चला लेगी अपनी उस मातेश्वरी का क्या करे yatangira kuvuga ati uriya musore naramuka akoze ikosa आयु ऑटो rwose mama bizagenda bitera नौकर से azahita amubwira ati ariko nandi ntiwasaze की बराबरी कभी नहीं हो सकती Oh please भाई. please Vikram we मेरा काम था ज्ञान बांट nyine zari inshingano zawe zo kukwibutsa ibyo nari ndi gukora rero umwanzuro ni uwawe tugaruke kwa kuno sasa agiye kubona umwana we nawe wundi arahageze ni Pinku yari yagiye gushaka amazi कैसे हैं बिल्कुल बढ़िया meze neza wameze utemeze neza ibyo ni byiza cyane जरा तुम्हारे ऊपर निकल आए ni ukuvuga ngo utangiye gutera intambwe aho sisita wakurikiranye nawe ushyiramo ikintu yani se ko nta wundi muntu yumva uretse wowe उसमें पिछवाड़े को पत्थर बना के ला रहे हैं umva umugongo wanjye uri kurya kubera ko nakoze urugendo rurerure cyane के साथ अंताक्षरी खेल रही थी बाप रे बाप amara yanjye manini n'amatoya nayo atangiye guteza urusaku ngo nyine ni ukubwira ko ashonje sasa rero mw'abana mu nsanzi Kigali ibi bitekerezo byibereye ahandi iki se birabyo ni ibiki bibutse barashonje अरे समोसा ibiraha we ibiraha menya ibiraha byaramaze kubaka izina ahantu hose ibiraha biraryoshye kabisa पी ले जाने कब से भूखे होंगे तुम बच्चे हैं ushobora kuba umutariye sibyo ra क्या रानी जागीदार है ni iki mwafashe mu gitondo uretse kuba mwabwirwa nawe n'umwamikazi yagerageza kuzana buraga ariko rani ntabwo byitayeho bite kuri rani ऐसा है ही ऐसी गुस्से urabizi nyine umwamikazi ni umuntu ugira umujinya wa hafi बेटा अरे रो मत nyenda byemera ariko wirira pe बाबूजी papa
हम उसके कारण नहीं रो रहे हैं। ntabwo ariyo mpamvu iri gutuma ndira none uri kurizwa n'iki bino bintu birimo ibirungo byinshi birimo insenda uvuze gwiki amazi sana amazi di yaye kurya ibiri ariko bashyizeho urusenda rwinshi तोड़ेंगे इतनी चटनी लगाएंगे तो कितनी मिर्ची लगेगी बक तू हमेशा हमारे igihe cyose kuki uhora useka imibare yankira ehehe nga bajya gushwanira ibyo ngibyo ni abavandimwe akira banza unywa amazi di सही बता rero mbwira रानी साहब जो डांटी है उसका पूरा तो नहीं लगा ese wababajwe n'ibyo umwamikazi yavuze जी सोच पे जो papa wibitekereza ngo ukabye nawe हमको बुरा ना है nakubwiye ko njye nta kibazo mbifiteho कि हम तुम्हारी बेटियां हैं और nta gitekerezo afite ko n'umukobwa wawe हमारी थी ikirenze amakosa n'ayanjye मैं ऐसे nakubonye umutima wanjye utangira kwirukanka amasigamana kwifata birananira nibwo nagiye kugushakisha abayicaye hano sasa ku meza uremere इसके आगे जो हुआ वो तो तुम जानते हो। ibyakurikiyeho urabizi gusa ahantu nicaye ariko papa हमको एक बात gira ikintu umbwira हम ही लोग हैं ना उनके बहुत सोच रहे होते igihe cyose abantu b'abakire bitwara kuriya mbwira हैं ऐसा सिंहासन बनाने का क्या जरूरत था umva अरे अब का बताए बिटिया ariko se nakubwira ikirane urabona rero ये लोगों का abantu b'abakire bifitiye imitima migari हमारा पूरा होने जा रहा है पिंकू pinku we do ako kanya mbibutse hari amvelope yari afite irimo impapuro हम करके आए हैं hari ikintu agezeho rero हे तुम्हारे akira के कागज do izi ni dokima z'iduka ryawe izo dokima nizo zamuhuje na viri dokima अरे gwiki ibi ngibi se cyane nyine कर एड़िया सब खींच चुके हम अब खुद iki gihe cyose nari gukoresha waka cyose ngo bikunde देने का टाइम है nicyo gihe rero ngo uve mu kazi ujye kuruhuka ngwino tujyane और पूरे रुतबे ngwino ujye mu iduka ryawe nta byo gukorera abantu किराना स्टोर ndetse iduka ryawe rigomba kuba ryanditseho ramutari grocery store ngeke आगे की ariko papa ntabwo abyishimiye के हिसाब में तुम्हारी मदद वाह क्या बात है waramfashije kwiga nanjye ngufashe gushinga iduka ibi ni ibyanjye ntureba se ni gute wabikoze कल बताएंगे बस में बैठ umva ejo nituba dusubiye mu rugo nzabikubwira ndetse twaguze n'amatike का टिकट ले लिए थे twaguriye n'itike igomba kugusubizayo बिटिया he rani कद कभी मना नहीं कर सकते urabizi yuko ntagwakanira ariko अभी रानी साहब को हमारे mwamikazi kano kanya aranyeneye उनको जाने नहीं देगी ntabwo andeka ngo ngende कहा है कि हमारे बिना उनका काम नहीं हो पाएगा ndetse akazi nkora ndamutse ngiye nta wundi muntu wagakora abasasa biranga ntabwo bazi yuko umukuru w'abakozi banga bose abana be bashaka ko asubira mu cyaro genda nezerewe रघुवंशी घराने के साथ हाथ मिलाकर guze imbaraga na ba Raguvanishi प्रॉफिट होगा ndabizi ko bizazana inyungu nyinshi muri business yacu ibi birenze kuba ari business deal aba ngaba ko bagiye gushyingirana nyine baba bari gutekereza ku nyungu z'umuryango n'iki nta rukundo ruhari mu magambo makeya परेशान लग रही है रानी सर ariko n'ubundi ndabona ugihangayitse mama ni ukubera fikiramu चोर होगा हम fikiramu azakura ryari राम igihe cyose mubona ari kunywa utuyuki inzima ibiti byose icyo kibazo cyiwe bafite ikibazo cya fikiramu uhora unywa ho igihe cyose ari kwinywera कुंवर साहब prince felicitasiyo kabisa ni igikomangoma इतनी बड़ी बिजनेस डील के लिए njye wari ukwiye kumbwira ati felicitasiyo ku bwa diri yakunze hagati y'imiryango ibiri cheers ahubwo we बस बेटा बस birahagije wa mwana we अरे मेरे भाई ese mama waretse ko n'ubundi ari engagement y'umuvandimwe wanjye waretse mwinywera koko yakomeje kunywa ubutitsa के बेटा तुम्हें पीना है तो sawa unywa izo ushaka zose ढंग से पहनो अपने ariko byibura imyenda yawe banza uyishyire ku murongo और नौकरों के बीच में क्या फर्क होगा ubundi se nirihe itandukaniro riri hagati ya twebwe ndetse n'abakozi iyo standard rero ukomeza ibishoboka byose uyirinde ये खत्म हो जाएगी पर इन बड़े लोगों का काम ना अरे तू समझ uyu sasa ari kugerageza kumvisha abana ko atari buze kugenda है कि अरे umva का समारोह है ni event nini cyane इससे मेहमान आए हुए हैं और dufite abashyitsi baturutse ibice bitandukanye by'isi यहाँ भी हो जाएगा ndetse umuhungu mukuru w'ahangaha agiye gushyingirwa ताकि हम गांव चले आएंगे
nzaza tujyane mu rugo nyuma y'ubukwe sibyo gerageza ubyumve oya nta kintu kimwe ndi buze kumva कराने हैं वो भी तुम्हारे हस्ताक्षर के साथ हम तारीख dokima zawe zigomba kujyanwa mu rukiko kandi rero hagomba kuba hariho na sinyatire yawe ngwino tujyane cyangwa nze kuvugana n'umwamikazi इधर होगा ना फिर हमको कुछ ना कही ना tambwira ko ari ikibazo ari buze kubigiraho uyu ni umukuru w'abakozi ntabwo ahita asezera gutyo gusa umwami noneho n'umwamikazi ठीक है तुम sawa हम लोग ceceka noneho हैं हम खुद ही रानी mu gihe ngiye kuvugana n'umwamikazi फूलदान तोड़े अब तो सीधा झूमर से लटक ubushize sinamenye ikivaze reka nze njye kumena itara ryabo noneho byabishandiriye buretse अच्छा ठीक है sawa आज ही हम जाकर रानी ndaza kuvugana n'umwamikazi uyu munsi wiki अब बात करेंगे uraza kuvugana nawe arasara atangira kumenagura ibintu akusa wa mwana w'ibitebo byawe ntabwo abyitayeho 19 तोहफे दिए हैं आप इस साल का बकाया था ni ukuri buri mwaka uhoramo imana ariko iyo uyu mwaka iri tayari iri kwitegura iri kurodinga किराना स्टोर atangira kuvuga nyine iby'akaduka bamushingiye papa kubera n'aba ngaba bari kubyina ariko nyine firi ntabwo yishimiye umukobwa agiye gushaka शी घराने के साथ हाथ मिलाकर gusa imbaraga n'uyu muryango प्रॉफिट होगा bizazana inyungu nyinshi muri bizinesi mbese birenze kuba ari bizinesi deri tukoze n'ubundi bamuzaniye umukobwa uri aho ngaho hato ahita anabivamo arasohoka sasa gusohoka aruri aho ngaho nta kintu kimwe aba yitayeho yicariye aha ngaha na musaza we ओ पिंकुआ we pinku बरगद के पेड़ की तरह मुंह का लटका है bite ko ndeba utishimye byagenze bite पार्टी नहीं देखे बलिया में ntabwo nigeze mbona ibirori nk'ibi ngibi muri karitsiye iwacu कुछ करा cyenda ndashaka kwibera aha ngaha muri jayipuru तुमने बत्तियां गुल कर दी भग बूढ़ भग ज्यादा बके cyacaka se nyine cyangwa kuvuga ubugoryi कहती bireke रहे थे धमा चौकड़ी मचा cyenda ndashaka kwigira ibihe byiza कैसे नाचते गाते और डीजे बजाते हैं nkareba ukuntu abahungu n'abakobwa babyina ndetse na DJ तुमको डीजे बजाना है ko bimeze nk'aho Pink ashaka kudija ndetse no kubyina sawa हम तुमको ना ndakora ibishoboka byose uze kubyina से kubera ko ngewe ndishimye अरे papa ngiye kumusubiza mu rugo baza aha ngaha ndebere yewega carani n'umusazi n'agasazi kari aho ngaho nta kintu kaba kitayeho sasa uyu nguyu फिर भी हमेशा uyu munsi wagombaga kuba ari umunsi w'ingenzi mu buzima bwanjye ariko nuwo mfite irungu nubwo hari abantu benshi चीज का रहता है कब kanyeke ko ntegereje umunsi अपना बेटा कहेगी aho mama nyine asansebye nyita umwana we खूबसूरत दिनों का yumvaga ko umunsi nk'uyu nguyu wa engagement uzaba ari umunsi nyine w'ibyishimo urenze bya hatari kumbe hano mu mbuga ari uwiyambaye udukabambe tugira gutya tugahurubuka ari aho ngaho ari kwibyina nta kintu na kimwe yitayeho nta gihumbi yifitiye kuri konti ibyo bintu ntubimubaze icya mbere ni uko ari kwibyinira tu mwana ngwino imvura yatangiye no kugwa ntabwo byitewe nuko nta gihumbi nifitiye se wenda ngo hari umuntu uza kukiba ari aho ngo ari kwibyinira uko abyina firiya baramubonye aka gakobwa k'agasazi bite byakowe mbibutse ko ari episode ya 3 turi kureba kuri rani nya yakomeza kugenda mwitegereza niba wamusanye muri runo rugo kobwa uri aho ngaho jo mpamvu nta kintu ibintu byinshi biba bimubwiye nya uko abyina sigaho utaza kugwa muko uramutse uguye ntabwo nagukira kubera ugira ifogonyo ryinshi wa mukobwa we ugira ifogonyo ryinshi kabisa mwumvise neza nya sore yaremeye imfura iramunyagira iramutosa
kubera ko n'ubundi ibintu biri kubera hariya hasi ntacyo bimubwiye. Hano umukobwa ntamukunda, ni imiryango ibiri ikomeye n'ubundi igiye gushyingirana. Ehehe, niba agize ikihe kibazo, sigaho muko, sigaho niko ahita agaterura. N'abana kabona kakanara bite byako. He, bwa bukamambiri bwamaze kumuhura bukabwavuyemo, ubundi kiberetse tumuziho ni kamambiri. Kamambiri nayo idafata neza, ihora icika, ntabwo yakirukanka yambaye. Reka ntumugore. Buretse ariko se utungwe n'umuganga. It's a mild ankle sprain. Bo watikiye ntabwo bigoye cyane. Tubular fracture भी हो सकता था. 3 महीने के बेड रेस्ट guaranteed. Bo nakubwiye ko uzamara nk'amezi 2 kujya kuri 3 uryamye. Gwiki? डराते हैं Ase wowe hora ugira ufite umuco wo gutera abantu ubwo bigiye cyose. की तरह बारिश में डांस भी तो नहीं करते. Ntabwo ari buri wese ubyina mu mfura nk'umusazi. Uyajya kumufasha, ayiwe urambabasha aho ngaho. Ari kumufasha. Gwiki? Birongera birakunda we. Birongera birakunda. Niko. Ndakandagiye birakunda we. 75% water. Especially पैरों के muscles का. Umubiri rero ugizwe n'amazi angana na 75% tanyamubwira uko umubiri uteye n'ibiki. Igihe cyose nawe aramutsindira mu mibare. हमारी गलती ना ही है. Amakosa ariko ntabwo yarayanjye. Waje naza aho turutse. देखिए 300 uzungonga चक्कर लगाते हुए गिरे हम. nibwo nahise mpindukira dogere 360. सेमी सी लगती हैं आप. लेकिन बातें आपकी तो बातें हमारी हमेशा umva igihe cyose madi kuvugisha ukuri akamuca mu ijambo. कि डर Wanjye niwe wabinyigishije. पर उनका बाहर निकलने का रास्ता सच से होकर ही जाता है. सच तो ये है कि सुबह से 4 बार टकरा चुकी हैं आप मुझसे. Ukuri nuko wakubiteye nanjye kuva mu gitondo inshuro enye. Uyu mujyi ntabwo ari uwanyisha. सही कहा. Koko uravuga ukuri. ये शहर ना Uyu mujyi ntabwo ari uwanjye pe. Cyo kintu nakubwira, njye byabo byananiye. आए हैं यहाँ. Niyo mpamvu ye naje kumutwara. Ramusa agiye gusubirayo. सिंह बागी बलिया वाले. Uyatangira kumubwira amazina ya papa ye yose yuzuye apana kurihina. Ramu ni ibiki? लीजिए. Wagiye umwubaha. तवार के कारण हम उन्हें बलिया Umva agiye kumusubiza mu cyaro cy'iwacu kubera imyitwarire yanyu. वो बनेंगे मालिक. Ubu noneho agiye kuba bosi. अमाधीर किराना Azaba afite akaduka kitwa Ramudiri Grocery Store. Irabyumva. करना. आप जैसे बेरंग लोगों को मुबारक. Ubundi Pink City ni ibintu bibereye nkamwe. Sinzongera guhura nawe. चलते हैं. जय माता. Sawa bye rero. Bye. रानी साहब 4 दिन के लिए हमें जाना पड़ेगा. Mwamikazi, nashaka kugenda mu minsi ine. Yaje gusaba uburenganzira bwo gutaha. तुम होश खोकर तो नहीं Shaka kuvuga iki ngo urashaka gutaha? Wasazera? इतने सारे फंक्शंस है, Dufite iminsi mikuru igiye kubera ahangaha. इतनी सारी तैयारी. Iminsi 10 igiye gukurikiraho. Hari byinshi tugiye gutegura. Wowe kuvuga ngo ugiye kugenda mu minsi ine? ये हमारे Ramu, ने का विवाह उत्सव है. uyu ni umunsi mukuru w'ubukwe ugiye kubera mu rugo rwanjye. Ntabwo ari ya mikino yo mu cyaro sha. मुंह फेर कर Ntabwo inshingano zawe wazita gutyo gusa ngo uzagenda ejo. Reka हम आपके ऋणी रहेंगे. mwinginze. इस घर की इज्जत हमारी इज्जत है. पर अनीसा, ये भी सच है, दूर गांव में हमारा एक और घर है. हमारी Namwinginze ngo amureke agende. ने देखा ना Abigiye n'umukobwa we. कैसे दौड़ के अपने बाबूजी से मिलने आ गई. उसे हम ना नहीं कह सकते. रानी साहब, बस 4 दिन की बात है. दुकान के कागज पर हस्ताक्षर करने हैं, कोर्ट में जाकर. काम खत्म होते ही हम लौट आएंगे. बड़ी खुशी से हमारी बिटिया ने बैंक से कर्जा लेकर किराने की दुकान का सपना संजोया है. Nya sasa hangayikira ni
umwana we wagenze urugendo rurerure दुकान kugira ngo aze kumucyura umva none ntiyahita amuhakanira byababara cyane रानीसा ये खत्म होते ही हम लौट आएंगे और कुंवर सा की बिया की सारी तैयारी हम अपने हाथों से करेंगे और जब तक आपको हमारे जैसा कोई और नहीं मिल जाता यहीं आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करेंगे sinzi ko ari buze kumwemerera फिलहाल हमें हमारी रानी के लिए 4 दिन के लिए जाना पड़ेगा रानी, तुम अपने उस रानी के लिए चले जाओ और इस रानी सा के लिए कोई भी एहसान करने की आवश्यकता नहीं है। कल सुबह की पहली गाड़ी पकड़ के तुम अपनी बेटी के साथ निकल जाओ हमेशा के। हमारी बिटिया ने yaa से कर्जा लेकर किराने की दुकान का sasa ari kwingingira ngo bamuhe ikiruhuko byibura mu minsi ine को hari ibyo agomba kujya kuzuza mu rukiko kubera ko rani yafashe inguzanyo रानीसा ये खत्म होते ही हम लौट आएंगे और कुंवर सा की बिया ibi byose ari kubikorera rani हम अपने हाथों से करेंगे और जब तक आपको हमारे ndetse amusaba yuko yamushakira umuntu umusimbura abamusimbuye iminsi mikeya आपकी सेवा करेंगे फिलहाल हमें ibyo byose rero हमारी रानी के लिए ndi kubikorera umukobwa wanjye rani 4 दिन के लिए जाना पड़ेगा ha रानी, ranisha तुम अपने उस रानी के लिए चले जाओ और इस रानी सा के लिए nta mpamvu yo kugira faveur ukorera umwamikazi ngo kubera rani कल सुबह की पहली गाड़ी पकड़ के तुम अपनी बेटी के साथ umva gari ya moshi ya mbere ariyo ufata ujyane n'umukobwa wawe mujya Jaipur साहब पूरा बस buretse di कह दिया सो कह दिया। jewe natumye ibintu bisobanuka he atari रानी, ranisha rani rani niwe utangiye kundutisha sha mwamikazi iryo zina ryamuje mu matwi turaza kuba tureba अनिसा ये दवाई ले लीजिए वीर कम ऑन, मामूली सी चोट है, आई एम फाइन। अनिसा हल्की चोट हो भले ही ariko ukeneye imiti आई जस्ट प्लीज थैंक यू। muzanira imiti arayifata ni agakomere gato ariko nyine bagomba kumwitaho ako kanya rwazanye ibyo kurya bindi ariko Shall we? tugirera bibutsa yuko bayikeneye izindi episode twandikiye kuri WhatsApp yacu 078774 sasa abageze aho basanga abakozi nabo bibereye mu kirori cyabo ibi ni ikira ibi ni ikiwe gaho niba bari gushwana iki menya ari imisigi iba yasizwe na boss niba bari gupfa ये तो मेहमानों का झूठा पी रहे हैं mwana bari gupfa amawine aba yasizwe n'abantu bayanywereyemo तो पानी भी उबाल कर पीते हैं शराब काहे चुहेंगे कियारा Kiara we ट्राई द मिक्स स्टूड ब्रोकली शेफ की स्पेशलिटी है वो bamubwira ibyo agomba gufata ngo kubera ko umutetsi wabo ariyo specialty yabo क्या रे अरुण ये क्या बना ni ibiki batetsera एकदम हुए अंडे के जैसा bimeze nk'aho ari amagi yatogoshejwe तड़का मार मसाला और सरसों का तेल ibyo bariyeho bahita bavuga ati reka हो गए तैयार
मसालेदार गोभी के tangi brokoli pakora ziri tayari तीखे ndetse wongeyeho n'utundi turungo जल्दी अरुण tebuka ehehe nabakoze naho aho baba bari bigishyushye ariko wabonye ko abantu bose bakunda bigishyushye niba ari ibiki biba bigishyushye ehehe irani sasa atangira kwihanaguza abo baba bafite ibitambaro nyine bihanagurisha आपने बहुत ही अच्छे से प्लान engagement ceremony yateguwe neza mwakoze cyane एक्चुअली ये बॉलीवुड by'ukuri rero बहुत मशहूर डेकोरेटर है SK डेकोरेटर atangira kubabwira ababakoreye decor लेकिन हमारी प्यारी कियारा के लिए इट वाज नथिंग ariko n'ubundi twabikoreye Kiara ये अलग हो गए हैं नकली सिंहासन बनाने के वास्ते लाखों खर्च किए abatangira sasa kuvuga abakire abakire bicaye ahantu usanga bari kubavugaho uzi ukuntu bikiri biki देखी अरे उनकी शक्ल देखने लायक mwabonye isura y'umwamikazi mwakabaye mwayibonye sha जैसे कि किसी ने उनके सर में जुए भर दिए हो abatangira kubigira brage ni abakozi bawe runo rugo bakurira na papa warani गुड डिसीजन राजेश्वरी जी क्या आपने फंक्शन घर पे रखा ni ukuri ni byiza ko twapanze ko umunsi mukuru ugomba kubera mu rugo दमकता रहता है थैंक यू ndetse n'inzu yanyu ni nziza cyane murakoze cyane इट्स नॉट इजी ariko uretse ko bitoroshye कुछ खुद करवाना पड़ता है ibintu byose uba ugomba kubyikorera अपनी kugira ngo ibintu byose bibe biri ku murongo आई होप 2-3 दिन की स्ट्रेस और टेंशन तो होती है लेकिन ndabizi yuko gutegura bino bintu byantwaye byanteye stress iminsi 3 परफेक्ट ariko byari bikwiriye kuko ibintu byose byari biri ku murongo हाथों में अरे अरुण सवेरे इस्त्री कर रही umva nayo ndi gutera ipasi amarido mu gitondo लगाने का टाइम नहीं मिला अभी ntabwo nigeze mbona igihe cyo kwisiga amavuta yo kumwamura nyine खून और पसीना दोनों बहाना पड़ता है uba usanga tubira ibyunzwe by'amaraso se kubera aba bakire nta nubwo bajya baduha umwanya nta nubwo baba batwitayeho काम किया लेकिन कल से papa yakoze ahangaha imyaka 20 नई शुरुआत होगी ariko ubu noneho nicyo gihe ngo atangire urugendo rushya ese urwo rugendo rushya ruzamuhira cyangwa reka tujye tuyisoreza ahangaha reka dukomeza n'izindi episode kunda cyane